Mwiriwe neza mwese. Karibu mwicare. Cyambere nagira ngo mbashimire akazi mukora muri rusange, ariko n'akazi mumazemo iminsi hano mu byo mwakurikiranaga, ndetse nshima n'ibyo abayobozi bamaze kutugezaho bigaragaza ibyasuzumwe neza kandi nibyo, n'ukuntu byasobanuwe birumvikana. Ariko reka dusubire inyuma gato nabwo. Nibo bwa mbere inama nk'iyi ibaho, cyangwa ibyasuzumwe byatugerejweho, ninde hano ubyumvise bwa mbere? Ibyo kwinenga, ibyashingiweho abantu binenga, n'imyanzuro, ninde hano ubyumvise bwa mbere? Ninde? Nimwe mbaza. Hari ubyumvise bwa mbere hano? Bwa kabiri se gusa? Bwa gatatu gusa? Ubwo rero ni ukuvuga ngo hari ikindi kibazo wenda kitari kiri mu byinenzwe tugomba gusuzuma nacyo. Naho wahora winenga ugasuzuma ibitagenda neza, ukabitondora byose ku murongo kandi byumvikana, ndetse ugafata ingamba z'uko ibintu bigiye guhinduka, ariko icyo tuvanamo kikaba kubisubiramo, ubwo haba hari ikibazo kireba. Nashaka ko mumbwira iyo ari nacyo mwasuzumye, haba hari ikibazo ki? No mu buryo busanzwe hari abantu nkorana nabo buri munsi ku munsi, agakora ikosa nk'ubwo ariko ibyo se kandi ni ibiki? Musore ati ni ikosa. Okay, nkabyumva ko ni ikosa. Abantu dukora amakosa nk'abantu. Nta muntu wahora akora ibintu bizima igihe cyose. Hari aho umuntu ategwa agakora ikosa, ibyo birumvikana. Haba hatarashira igihe kinini, rya kosa rigasubiramo, uwarikoze akaba ari wisubiramo, nkongera ariko ko wongeye ibi warabikoze ubushize, wowe ubwawe uravuga ngo ni ikosa, bisabira imbabazi. Ko wabisubiyemo se? Ko wabyongeye? Ati ni amakosa, ntabwo nzongera. Umunsi waba utararenga akaba yongeye. Ntabwo mu gitondo ko wasabye imbabazi ukavuga ngo ntuzongera, byagenze gute? Bya bindi nibwiraga ko ari ibisanzwe by'amakosa, abantu bakora amakosa nk'abantu, buriya ni uko duteye, ni uko biteye, ni uguhora ahubwo tuyasubiramo. nta nubwo ari ikosa rindi rishya yakoze,
ni rya rindi yasubiyemo. Aho haba hari ikibazo cye, mwarabisuzumye musanga ari ikibazo cye, kuko nanjye se ndabibonera umuti, mpora nashaka kugerageza kubyumva, ntabwo ndabyumva neza. Umuntu yasubiramo umuntu X, umuntu umwe yakoze ikosa rimwe, the same person asubiyemo rya kosa inshuro zitabarika buri gihe. Ibyo biba bikiri ikosa, biba byabaye uko nibwira, biba byabaye umuco. Niko bimeze, ariko se navuga ngo ni nako abyumva, kuko aba yabisabiye imbabazi, aba yumvise ko yakoze ikosa, aba yanasezeranije ko atazabisubiramo. Ni ukuvuga ngo arabyumva rero. Ariko icyo ntarumva jyewe ni ukuvuga ngo wabihoramo, wakoze ikosa rindi rishya, ejo ukongera ugakora irindi. Ibyo numva ari ibisanzwe, abantu bakora amakosa. Ariko gukora ikosa rimwe buri gihe ukarisabira imbabazi, ukavuga ko ugiye kubihindura, ukongera ukarisubiramo, ntabwo njye mbyumva nk'uburyo bw'abantu bakora amakosa mu buryo busanzwe. Biba byabaye ikindi kibazo. Ibyo rero niba ari byo twageragezaga kumva, tugafashanya, tukabishakira umuti. Ibi byose byavuzwe ni amakosa asubirwamo buri gihe by the same people, n'abantu bamwe. Cyangwa se abantu bamwe bishobora kuba umuntu runaka, ariko abantu bamwe binavuze noneho abiswe abayobozi. Niba ari muri uyu mwanya nk'umuyobozi, ugakora ikosa, ejo ukarisubiramo, ejo bundi ukarisubiramo, haba hari ikibazo cy'uko wenda wowe, muri wowe hari ikibazo nawe utumva neza, ugomba guhindura. Ariko noneho wavuye muri wa mwanya hakajyamo undi, nawe agasubiramo ikosa rimwe, akarisubiramo nawe, kandi ubundi abantu baratandukanye, ntabwo abantu bateye kimwe. Dufite imyumvire itandukanye, dufite imikorere itandukanye, dufite umwimerere utandukanye. Ariko kuba nakora ikosa uyu munsi ndi hano, nkarisubiramo, ejo nkarisubiramo, ejo bundi nkarisubiramo, ubundi bwa mbere nijye nk'umuntu hari ikibazo. Ariko unyigijeyo hakaza undi agahagarara nawe agasubiramo ikosa nk'iryo nakoraga, ubwo ikibazo murumva kiri hehe? Kiri kuki nasubiramo amakosa mu buryo bumwe nk'ubwo uwo nasimbuye yakoragamo amakosa? Ubwo byumvikana bite? Mubyumva mute mwebwe? Nimwe mbaza. Ikibazo kiri muri twe nk'Abanyarwanda, kiri muri twe nk'abandi ntiriwe mvuga, kambyihorere mbigire iby'Abanyarwanda gusa. Ubwo dufite ikibazo ki? Kandi uko mwicaye aha mwese,
abayobozi mwicaye hano mwese, ntabwo navuga ko mutumva inshingano n'ibikwiriye kuba bikorwa, ntabwo navuga ko murabyumva pe, muranandusha no kubyumva. Ariko jye aho bigeze niyo mpamvu mbaza ikibazo nk'iki ngiki. Mu byo bavuze reka ngira ibyo ntangaho ingero. Ingero z'amaporoje. Bavuze igenamigambi rituzuye mu igenamigambi hari ibintu nka bitatu bifite ikibazo. Kugena imigambi ntuyihuze n'ibikorwa bigomba kuba bikorwa muri iyo migambi, ntushobora kugira icyo ugeraho, cyangwa se uzakigeraho biguhenze pe. Bigomba kujyana. Icyo ni kimwe. Hariho noneho no kutagena imigambi cyangwa kugena imigambi nabi. Ikibazo cya mbere navuze, niyo waba wagennye imigambi neza uko bikwiye ariko utayihuza n'ibikorwa bigomba gukorwa kugira ngo hagire ikiva muri iyo migambi, icyo ni ikibazo ubwacyo cy'umwihariko nagishyize uruhande. Ariko noneho ndababwira ngo hariho n'ikibazo cyo kugena imigambi nabi cyangwa kutagena imigambi, ukibwira ko hari icyo uzakora kiguha ibyo wifuzaga. Ntabwo bishoboka. Ntushobora gukora ibintu utateguye imigambi yabyo ngo ugire icyo uvanamo gikwiriye. Cyangwa se nabyo mwabivuze rwose, mwabivuze neza, nateze amatwi nabyumvaga, navuze nsibe ko ibyo tubayemo imyaka ingahe ngewe mbona ubu noneho hagiye guhinduka iki, kubera ko mwabisobanuye neza niko bimeze. Cyangwa se urugero, ni bande bava mu karere aho umuvumburi, porojegiti ijyana n'umuvumba, ni bande? Haguruka. N'undi ninde? nawe haguruka. Ndeba mufite mudahaguruka, ariko bagiye muvuga muhagurutse. Icara, ntimurambirwa no kwicara. Poroje y'umuvumba yagomba gukora ibintu bibiri numva mbyibuka. Yagomba gukora irrigation, nibyo, igatanga n'amazi. Yes. Okay? Ibyo byombi byabujijwe n'iki? Byarahujwe kuko urumva hari imigambi mu project imwe ugomba gutanga ibintu bibiri, ugakurikirana kimwe udakurikirana ikindi, cyangwa ugakurikirana ikindi utakurikiranye cya kindi. Wagera ku mwanzuro gute uguha ibyo wifuzaga? Your Excellency, nibyo uko mwarimu bitwibukije n'igenamigambi ritanojeje kuko hakozwe part imwe ya irrigation
ariko ugasanga twibagiwe ko hazabaho no gutanga amazi mu baturage mu mirenge no mu tundi turere twegereye Nyagatare. Burya rero mufitemo no kwibagirwa, ibyo nari nabyihoreye atari ibyo bibitirira muze kubyivugira. Umuntu yibagirwa ate? Mwibagirwa mute? Abayobozi mwakwibagirwa mute? Kuvuga ngo nibagiwe gushyiramo ikintu kijyanye no guha abaturage amazi. Byashoboka bite kuba hari proje iri aho ireba abaturage, irimo components arizo zose? Ni ukuvuga ngo niyiguma ari imwe mwajya kugira ikintu mwibagirwa ibyo ari byo byose. No muri irrigation bagomba kuba barasubiraga inyuma bakibagirwa equipment cyangwa amazi agomba habamo kwibagirwa. Icyo ni ngombwa. Urumva meya ibyo muvuga nibyo bijyanye mu byo mwavuze mutazasubira mwafashe ingamba nshya, ubwo icyo cyo kwibagirwa kizavaho, cyangwa cyo kutavugana. Abashinzwe ibintu bitandukanye bijyanye na poroje imwe ifitemo ibintu byinshi igomba kuzuza, ubwo mwavuye aha noneho mugiye kuvugana ibintu ntarabona mu myaka 31 ishize. Komeza uvuge hanyuma. Mwibagiwe mute? Mwibagiwe poroje mu by'ukuri, mwibagiwe poroje mwagomba gukora, nicyo bivuze. Yego, kuko ibyo byaribagiranye, bivuze ko n'ingengo y'imari bigendaho itari yatekerejweho, bisaba rero ko twongera guteganya aho iva. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko mubivuze koko, kutavugana mu byo twinenze, inzego zose zihuriye kuri uwo mushinga, ndetse no gushyiramo n'umuturage agatanga ibitekerezo bye. Ubu ibi mwabimenyeye hano aho iminsi mumaze hano? Ntabwo mwari mubizi? Cyenda kubwira ko mbizi imyaka 30 ishize. Ubu mwaraje hano muraganira, nibwo mwabyibutse ko ibyo bigomba gukorwa. Ubu mvaha nizeye ngo ubwo mwabiganiriye mukabivuga noneho koko bigiye kuba. Ni ukuri. Gute se? Mu byo twinenze ugiye kumera nka bya bindi nababwiraga, akora ikosa mu gitondo akarisabira imbabazi, bwajya kwira akaba yarisubiyemo. Tubigira intego, ndagufata ku mugoroba rwose wibagiwe ibyo unyemeza ko mugiye kubihindura. Ntabwo rirenga ntabikubwiye. Ntabwo riri burenge kuri buri muntu wese wicaye hano imbere yanjye. Mufite ikibazo mukwiriye guhindura vuba na bwangu, ku buryo butandukanye no guhora musubiramo gusa musaba imbabazi. Ikibazo mufite ni iki? Hari ukwibagirwa, noneho hari kwibagirwa byinshi muri rusange, ariko hari no kwibagirwa icyo wagomba gukora, ariko noneho ukibagirwa n'uwo wagomba kugikorana nawe. Ntushobora kugira ikintu ugeraho na busa. Ibyo nabyo bituma hari icyo wongeraho. Mwari muri he? Byagiye kuba muri Murakoze Your Excellency, mu by'ukuri biragoye kugira icyo ndenzaho, ni amakosa twakoze. Ariko gerageza umpe niba usobanura buke buvuga ngo twakoze ayo makosa bitewe n'iyi mpamvu. Your Excellency, ngira ngo ikibazo nyamukuru
ni ukudakoresha uburyo bwa multi-sectorial approach kuri iyi mishinga minini, tukamenya uruhare rwa buri rwego tukuzuzanya mu guhera mu nyigo no kubihuza implementation. Nibyo ibyo biberaho iki kibazo ni iki? Ni amakosa yacu Your Excellency. Kumva kwiharira ikintu cya rusange ukakigira umuntu umwe gusa biterwa n'iki? Ni inyungu muba mufite muri ibyo bintu mugira ngo mutazisangira n'undi mwagomba gukora bibiki? Ikibazo kibiki? Your Excellency, mu by'ukuri ni amakosa yacu nk'abayobozi kandi nabyumvise ni amakosa, ariko impamvu ndacyashaka buriya hariho cause, hari ikibitera. Byo ni amakosa n'ibyo byo twabyumvikanyeho arazwi, ariko hari ikibitera. Cyaba ari iki? Mwebwe abandi mwicaye hano muracyakora iki? Nibwira ko mwicare, nibwira ko ari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi. Kandi mwiratana ubusa. Niba hari icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite wenda najya kubyumva, ariko mufite iki? Mwiratana mugira iki? Abicaye inyuma hariya mumbwire mwiratana ibiki? Mufite ibiki natwe ngo tubirebe tumenye. Wenda ni mwebwe mbaza inyuma hariya mumbwire. Ntawe ushaka kugira icyo avuga. Iryo zina ry'ubwirasi mwaryemeye, ni ukuri bashaka gutahana, ariko noneho muvuze ngira ngo namenye wenda ko bigiye kubavamo. Mwiratana iki? Abayobozi muri hano mwiratana iki n'aya makosa musubiramo buri munsi? Mwebwe muganira babiri, muhaguruke mumbwire icyo mwiratana. Mwebwe babiri, madamu n'undi, muhaguruke mumbwire mwiratana iki? Mugira iki? Murakoze. Mu by'ukuri nta kintu dufite cyo kwiratana. Hari akazi kenshi dufite ko gukora kugira ngo twkomeze twubake igihugu cyacu. Mubuzwa n'iki? Ibyo dukeneye byose turabifite, ni ugukorana tugakorera hamwe dufite. Mubuzwa n'iki rero? Ibyo mvuga niba atari icyo navugaga cya mbere cy'imico mibi n'ubwirasi, mwabuzwa n'iki? Ntacyo mu by'ukuri, ni ukugira guca bugufi tugakora dukorera abanyarwanda kuko ari igihugu cyacu. Cyangwa mukabireka ukajya mu bindi, ntumwangize igihe cy'abantu, ukigera mu bindi byanyu bibaha ikuzo, bibaha kumera uko mushaka. Ntabwo tuzabipfa. Ariko niba mwemeye kugira ngo mugiye mu nzego z'ubuyobozi, mugiye nta kuntu mwahunga kugira ngo mukore ibintu uko bikwiye kuba bikorwa. Ntabwo bishoboka. Ibintu ni bibiri, murakora ibikwiye kuba bikorwa aho muri, cyangwa se nimumva ntacyo bibabwiye cyangwa ntacyo bibatwaye, mwigira ahandi rwose mukora ibyo mushaka ku giti cyanyu. Muzaba muhura n'ibindi ahandi. Uwiba aziba, wenda agira ibyago bamufate afungwe, cyangwa muzakora ibindi andi marorerwa aho muzaba mwagiye muhure n'ingaruka zabyo. Ariko ntabwo mwajya mu myanya y'ubuyobozi ngo mujye aho muba abantu
batumva b'imico mibi b'abirasi gusa batagira ikintu bakora kuvuga ngo project igomba guha abantu amazi igomba kuzamura ubuhinzi n'ubworozi ukavuga ngo mwaribagiwe ibyo umuntu arabyibagirwa. It's literally criminal. Ukibagirwa mwagiyeho abantu bibagirwa ntibibagireho ingaruka. Madamu bite narebaga mvuga muri aho muganira nta nubwo mwumvaga n'ibyo umuntu ababwira ni iki? ntabwo nyumva ko nareba kuvuga se unanijwe n'iki na mbere hose ko wavugaga. Nyakubahwa nageragezaga gusemura ubwirasi icyo ari cyo. Yacyumvise cyangwa urakizi? Wamusemuriye ute? I explained it as a lack of humility, and in French, nakoresheje orgueil. Kubera ko nzi imico mibi mugira bitumye mbyumva no mu Gifaransa. Yabyumvise rero. Okay. Mwicare. Ariko nimumbwire rwose ubu ni ibintu ubu abahora butyo buri kintu cyose mubaheye. Hari ubwirasi, hari imico mibi, ariko noneho hari no kwireba mu bintu byose n'ibya rusange ugashaka kwirebamo gusa ukabigira ibyawe ntibigere kuri rusange bigenewe. Nicyo bivuze. Imico mibi ituma n'ibyo muzi n'ibyo mwari mukwiye kuba mukora ushingiye kuri ibyo muzi bitakorwa. Iyo mico mibi abantu baranduramo bate? Byabavamo gute? Ubu muri aha muri abayobozi b'Abanyarwanda, u Rwanda rubatezeho muri aho mwikorera ibyo mushaka gusa uko mubishatse. Ntawe uzababaza, ntawe uzabakurikirana, ntawe uzagira n'ibi mwavugaga byose mugiye kwinenga. Hari ikintu cyangombwa cyangwa ibintu byangombwa mutavuze. Ntabwo nigeze numva mu myanzuro muvuga ukuntu muzakurikirana kw'ibyo muvuye aha musezeranye bizashyirwa mu bikorwa. Ntabyo numvise, abandi wenda mwabyumvise. Muzabikurikirana mute? Ubu ni benefit of the doubt. Mugiye kuva aha gusa buri wese yizeye undi ko indirimbo mwaririmbye y'ukuntu ibi byose mwavuze mugiye kubihindura mukaba bashya mukabikora. Nabyumvaga nk'indirimbo yewe, indirimbo uhora wumva isubirwamo, ariko hari hakwiye kuba hariho n'umwanzuro uganisha ukuntu muzasuzuma ko noneho ibyo mwasezeranye hano bigiye gushyirwa mu bikorwa. Muzabishyira mu bikorwa mute? Ntumbwireka.
Minister local government ubu bizashyirwa mu bikorwa gute? Ntabyumvise ibindi byo biroroshye kuvuga twisuzumye twagize dutya ntabyumvise uko ibintu bizasuzumwa ko byagiye mu bikorwa na accountability kubibazwa byo mwabaye silent. Your Excellency, twemeranije yuko tuzajya twongera igihe tugahura gusa guhura mbere yo guhura mukwiriye kuba hagomba kuba casualties sinzi iyo umuntu ari ku rugamba hari abaraswa bakagira inkovu turashaka inkovu noneho hagomba kuba casualties kubibazwa ukabisubiza ntabwo wa blocking umuntu umwe cyangwa babiri ntabwo ba blocking a project ikwiriye kuba iha abantu ibihumbi 6 10 amazi cyangwa gusa kubera ko umuntu yibagiwe ariko murabyumva uburemere bwabyo cyangwa niho muheraga niho ya mico mibi mvuga nta nubwo mwumva uburemere bwabyo umuntu agahagarika project igahagarara yagombaga kuramira abantu ibihumbi bikaba biri nomo ni ibintu bisanzwe bwa musore nibagiwe then ugakomeza. Your Excellency, turakora implementation plan igaragaza inshingano za buri wese ku buryo tuzabikurikirana igihe tuzongera guhura tuzaba tureba aho tugeze atari ukongera gusubira ko maze kurambirwa n'amagambo yanyu n'amasezerano promises mutanga zitagira ikintu zivamo muzabikurikirana mutagira ikintu mukurikirana umunsi ku wundi hari n'ibyo mbona ku social media abaturage batakamba nka telefona abayobozi biba bireba nkabaza mwabibonye bimwe nkabohereza nkabakopinga nkabaha nkabaza mwari mubizi bibaza akambwira ngo ntabyo yarazi kandi biri mu karere urimo biri mu murenge urimo cyangwa ukwiriye kuba ukurikirana kugira mu nshingano zawe mukurikirana ibyo mukurikirana mu bikurikirana ryari Minister. Excellency, twiyemeje ko tugiye gushyiraho gahunda mukurikirana ryari imyaka ingahe ndiho mbasubiriramo mvaha gusa nizeye kubera ko mwabivuze ko bigiye guhinduka experience y'imyaka 10, 15, 20 ibingibi biganirwa bitahinduka byizera uyu munsi gusa kubera ko mubivuze. Hanyuma bakurikiranwa gute? Bisanzwe umuntu atujuje ibyo akwiye kubakora bigenda gute? No guhera no kuri wowe ubu ninsanga ibyo umbwira uko mu promise ugiye kubikora mutarabikoze bizagenda gute? Kwiye gushyiraho measures zikurikirana abantu ariko ibyo nabyo ntimuzazibishyiraho kubera ko muri ya mico mbibi mugira erega n'umuntu akora ikibi mukireba musa nkaho nta sinzi kabisa ariko byaba muco bikaba muri wese n'ikibi gikorwa abantu bakireba hagira uvuga ati sigaho
ntawe utinyuka kubwira umuntu ukora ikibi ati sigaho. Ubu nirwa buri munsi ku wundi nirwa mbaza byagenze gutya, umuntu yagize yabyangije kuko ntiyaribagiwe cyangwa ntiyabikoze cyangwa yabikoze nabi cyangwa okay, hashize igihe kingana iki? Ukambwira hashize amezi 6 cyangwa hashize umwaka cyangwa hashize 2, hari bimara n'5. Nkabaza wewe wabimenye hashize igihe kingana iki? Ati kuko gatangira ntansubize n'igihe, akambwira gusa ngo kuko twaratinze. Ntabwo nsubiza ibyo nakubazaga, umaze igihe kingana iki ibi bintu bizi, wakoze iki? Usanga yarabizi, hashize amezi abizi, hashize ibyumweru abizi, ariko nta kintu yakoze. Haba no kuba yahamagara n'umuntu wakoze ayo makosa ngo yamubaze cyangwa amubwire ati wagize utya, habe na busa. Akabikora kubera ko nabimubajije, kubera ko nabimubwiye. Murashaka mwebwe igihugu kimeze gite? Murashaka kugikorera iki gute? Ndavugana n'abantu basinziriye n'iki? Ibi biraherera he? Bizaherera he? Ibintu byinshi bigomba gukora kubera ko baya mahirwe nayo aba makeya kuko ntabwo bingeraho byose. Nabajije ariko byagenze gute? Aha byagenze gute? Kandi nkasanga ibintu byose birahari, abantu babishinzwe barazwi, nabo barizi, niba ari ibikoresho birahari, ariko ntawe agize icyo akora. Muri bantu ki murashaka kumera mute? Murashaka kumera mute mwebwe abayobozi bari hano? Mwasezeye se mugataha mukigeraho mushaka, mukajya gukora ibyanyu mushaka gukora. Murakora iki muri iyo myanya? N'ubu ngubu ejo bundi ngo hazaba amatora, mwatangiye gutekereza icyo gihe cy'amatora, nta n'ugikurikirana n'ibyo agezeho naho abivanye ashwe. Ahubwo mwasabye mukigira mu byanyu, ko hari benshi bashobora kugira ibyo bakora ahandi ku giti cyabo, akaba ari byo mwigiramo, ukazaba uhura n'ibibazo aho ngaho wagiye. Abantu bahora mu bintu nk'ibi buri munsi ku wundi, umunsi ku wundi, icyumweru ku kindi, umwaka ku wundi, gute? Nuko mutumva ni iki? Nubwo muhagaze nabwo ntimunyumva, ngira ngo mbashyire hanze muri mucaka mwirukanka. Kwa watu wa aina gani nyinyi? Muri bwoko ki? Muri bantu bwoko ki mwebwe? Buri kintu cyose ni intambara, ni buri wese yitekereza ibye, yikorera ibye, iby'inshingano mufite muzivemo, nta ubaziritse mu buyobozi, nta ubaziritse. Murebe ibindi mwigiramo. Hagomba kuba hari abantu hanze wenda bameze nk'amwe ariko bashaka kugerageza, wenda bo ntibaramenya ibibarangaza. Buri munsi ni intambara. Mukavuga mwewe twabisuzumye, twakoze intego se buri munsi ubwo mutazikoraga ni ryari? Hahindutse iki mugikora intego?
musinya abandi ba minisitiri bari hano ntimwirirwa musinya murahira mufata ibendera mukarahira mwarangiza mukigera mu bindi bitajyanye n'ibyo mwarahiriye ushaka biri pasono byanyu bibareba ku giti cyanyu rwose mufite uburenganzira mubijyemo aho mushaka kujya ariko ntabwo mwabikorera hano mu buyobozi bw'igihugu ku rwego urwo ari rwo rwose ntabwo ibyo biri pasono ariho bikorerwa mugende mushaka aho mujya hanze mugende mubikorere iyo mufite uburenganzira ukeneye pasipoti ushaka viza nzamufasha nzabibashakira mugende nuko muzamara no kugerayo aho mujya bakabagarura akabahambiriza akabwira ati aha si iwanyu kugira ngo nibyo muba mutegereje ngo babibutse ko aho mwirukira hariya atari iwanyu bangahe bamaze guhambiriza se mungekuwa mmechoka kabisa mambo haya kuwa namwe mwarabirambiwe aho bigeze ntabwo naje hano kubabyinirira kubabwira neza bimwe mumenyere umunsi biraba uburyo bumwe cyangwa ubundi muraguma hamwe mukora ibyo mukwiriye kuba mukora mubikore ku buryo mukwiye kuba mukora kandi muzi cyangwa murebe iyo mujya mubivemo n'uwari ufite umugambi wo kugaruka mu buyobozi kongera kwiyamamaza kwitoza mu nzego za gavumenti muhere ubu mubitekerezeho urebe niba ugarukamo kujya gukora ibyo ukwiye kubukora cyangwa se wishakira indi nzira ukajya mu bindi byawe bikunejeje kurusha ibyo mukora niko bikwiriye nta kundi namwe mwari mukwiye kuba mubirambiwe ntabwo ari gusa ubirambiwe namwe mukwiye kuba mubirambiwe mwicare mukwiye kuba mubirambiwe namwe mwese murashaka kuba nk'inka abantu baragira ngo zitona umushumba yaba mwabaye abashumba baragira izo nka zindi nazo ntabwo abantu babaho nk'inka ziragirwa abantu bariragira bariyobora umutima wabo n'ubwenge bwabo bifite icyo bibaha bikwiye kuba bakurikiza mu byo bakora mwese hano Imana yaturemye kimwe mufite ubwenge mufite ubwonko mufite umutima mukwiye kuba mugeraho mukumva mugakoresha ubwenge bwanyu mugakoresha umutima wanyu mugakoresha n'ubumenyi bamwe bafite Imana bagize Imana bakabugira mukwiye kuba mubikoresha neza mu nyungu kandi inyungu z'igihugu ni inyungu zawe nawe ntawe ukorera neza igihugu ngo igihugu cyunguke wowe ngo asigare inyuma atungutse ntabwo bibaho ariko ntushobora gukorera inyungu zawe ku giti cyawe gusa hanyuma ngo igihugu cyunguke kandi cyane cyane ugakoresha inyungu cyangwa ubushobozi bw'igihugu mu nyungu zawe gusa bikwiye kugera aho bihagarara ubu umuntu yakwirwa yigisha buri munsi akirwa yigisha
kurwanya corruption, kurwanya ruswa mu mikorere, ukirwa byigisha utabizi, utazi wowe bwabyo ninde hano. Ahubwo abakora nabi bagerageza guhindura ruswa inyungu zabo. Nabyo mfite ingero nyinshi nabaha kandi murazizi ndetse muzi nyinshi kundusha. Ibi mubona buri munsi abantu bavuga ko serivisi mu Rwanda ziri hasi, zigize ahantu hose ziri hasi ku mpamvu. Uzajya gusaba serivisi mu nzego zitandukanye, baragutinza, ngo wibwire nka bya bindi bya kera, wibwire ko hari ikigomba kubigobotora. Namwe murabifite. Ngira ngo ikibashuka, iyo ugereranyije urwego turiho nk'u Rwanda kuri ibyo ngibyo, ruri hasi kurusha urwego abandi bindi bihugu biriho byinshi. Ariko kuki mushaka kugereranya gutyo? Kuki mwigereranya n'ikibi? Ngo igihugu runaka cyo cya corruption yarakije, iyacu ni nke. Corruption nke se ni ibiyi cyangwa ushaka iyiki? Corruption ni nke imerite. Imerite mumbwire babizi. Corruption ni nkeya bivuze iki? Uko muri aha ntabwo muzi ahantu badatanga serivisi uko bikwiye. Murabizi ntimubizi. Kandi murabizi mukanabibona mukicecekera. N'utayirimo, n'utari muri iyo corruption akicecekera. Guceceka ni nko kuyiburiyirimo, ni nko kuba uyirimo wowe ubwawe. Wiceceka ute? Ariko mwe even common sense, common sense irabuze. Ariko mwese ntimugira abavandimwe, ntimugira imiryango, ntimugira abo mugira ibyo bapfana nabo. Hari uri hano utagira umuryango cyangwa utagira, mu gihugu cyacu abantu benshi imiryango yararimbutse, ariko buri muntu wese ngira ngo afite umuryango. Ariko reka mvuge noneho ko bayifite. Niba uyifite uri ku kazi ugategereza ko umuntu aguha ruswa kugira ngo umuhe serivisi yashakaga, if your mother shows up, or your aunt, or your sister, or your brother, or your uncle, whoever, would you do the same? Ariko ushobora gusanga mwabikora. Ntabwo ndi sure ushobora gusanga. Would you do the same to your uncle, to your sister, to your brother, to your... Wamutinza ukabanza ukamubwira ko electricity yagiye, nta kuntu uri bukoreshe computer cyangwa whatever. Wabikora first of all. I guess nibwira ko utabikora. Kuki wumva ko wabikorera sister wundi muntu cyangwa mother cyangwa father wundi muntu? Kuki wumva wabikora ukwiye kubikora? Kuki? Noneho rero ari wowe
wumva ntacyo bitwaye wabigukorera wowe ubwawe ugiye ahandi noneho gushaka serivisi, wumva ntacyo bigutwaye bagukoreye nk'ibyo ngibyo wakoreye undi muntu, wumva ntacyo bitwaye? mugakora iby'iki, mukabyemerera iki, mukabibona ntagire icyo bibabwira, ntimubihagarike, ntimufashe kubihagarika, bigakomeza bityo kubera iki? bimwe bihitana n'ubuzima bw'abantu, abantu barapfa. kuba umuntu yazira ko wamurangaranye wumva ari byo. hari kesi ni iya Karongi, ni hehe ntajya nibagirwa, ihora y'umuntu wa Can somebody remind me the story? Abayizi, hari umuntu washakaga serivisi, ni umubyeyi wagombaga kubyara rwose, ari hafi kubyara, ari aho, hanyuma agera ahantu, ni hehe ariko mubwira abantu ba Karongi mugomba kuba muhazi. Karongi muri hehe? Ntabwo uyizi? iyo umugore wapfuye, ubwo nawe icyo ni ikibazo, uri umuyobozi w'ingenzi, iyo sitore igomba kuba izwi mu mateka ya Karongi. kuba utayizi byashoboka bite? abantu bari mu kabineti twayiga, urayizi? Yes, ukomeze uhagarare. Yes, umugore ku bintu bya mituweli. Yes sir. Ni umubyeyi wari ugiye kubyara, hanyuma mituweli ye itameze neza muri system, bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza. Yarabinginze, urabyihutisha, yarabinginze, kandi byaragaragara ko ameze nabi. Yego. Yes. Hanyuma hari ku kigo nderabuzima, ajya mu rugo, hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima. Ni ikibazo cyo guhabwa serivisi mbi kwa muganga. Ntabwo ari serivisi mbi, that is criminal, absolutely criminal. Ariko bijya muri ubwo ntabwo bizi, uri hari i Karongi ntabwo iyo story urizi. Yese narindiyo. N'abandi babizi ntabwo bari bariyo. Ntabwo nabikurikiranye hari ikibazo ngo navugaga aho nahereye. Abayobozi mutagira ibintu mukurikirana, muyobora mute? ubu uri hariya utazi amateka yaho, niyo waba waraturutse ahandi by the way, ukajya muri ako karere kukayobora, ikintu cya mbere uheraho ni ukukamenya, ni ukugerageza kumenya ibyaho ngaho. ntabwo bavuga ngo ntabwo ngewe, ngo ntabwo navukiye aha, ntabwo mbizi. urajya hese noneho ubundi. ariko iyi ni kesi yamenyekanye ahantu hose, kuko yaje kuvamo uwo mudamu no gutakaza ubuzima. ariko babigiraga iyo bamuvura, ibyo bindi bikanakurikiranwa, ibyo bamwishyuza bakazabimwishyuza se, cyangwa ubimwishyurira akabimwishyurira. kesi yarabaye irazwi, ahubwo abayigizemo uruhare sinzi aho bari heho. ubwo urasanga nabo they just walked away free. Minister wa Justice, ndashaka ko iyo kesi, ndashaka kumenya uko yabyagenze. Yes, babikoze icyo gihe ndibuka, erega byaje no mu cabinet turabiganira,
ariko abo bantu bagomba gukurikiranwa bakoze ibyo ngibyo. wowe ukwiye kubikurikirana uvuga ngo ntubizi ubimenye ndabikurikirana naho ubundi ntacyo hakora ubimenye nubwo bimaze igihe ndashaka ko ubikurikirana wowe ubwawe ukabimenya hatazagira ikindi kiba nk'icyo ngicyo n'ahandi. Yes, you have to banza ukunze ntabwo ibintu nk'ibi bicare ahantu serivisi namwe murashaka kumera nk'izindi societies zimwe tuzi utagira ikintu ukora ugera no kuri airport wagera ku airport watanga visa passport bakagira batya bagahindura bakubwira ngo hariho ngo page itarimo hari page itarimo ubwo page bikaba bivuze ngo uragira uruhande ushyiremo inote. Ubu namwe niko muzamera niko cyangwa bamwe muri mwe mukora ariko kubera bazi ngo no gukoresha ubwenge nta bisaba aricyo ahubwo arabitinza ahubwo ngo uzagaruke uyu munsi twagize akinyabya haga agakora kuri computer uyifite akagaruka akubwira ko hari ibintu cyangwa akitaba telefoni itanamuhamagaye ngo baramuhamagaye ubwo akabona umwanya ngo reka ngo hari ikintu agiye gukemura ubwo akaba ukicara yagaruka uracyari aho ngira ngo uzagaruke ejo ubwo ngira ngo uzagaruke ejo ukongera muri uru Rwanda rwacu haracyarimo abantu bashobora gukora batya mu style iyo ari yo yose mukabyemera mukicara aho mukabibona mukabyemera bishoboka gute? Abayobozi mudakurikirana imirimo mudakurikirana abo mushinzwe mutaganira nabo ngo babahe uko batekereza namwe mubagira inama igishoboka gikorwe ikidashoboka gishakirwa uburyo mu nzego izo arizo zose mwaba mukurikiye. Aba bantu meya w'aka karere n'indi hano mu Bugesera nta message zijya zikugeraho ariko ubwo si we wenyine ikibazo ndi buvuge ni ahantu hose mu turere twose nta message zanjye ujya ubona wenda abaziguha ntabwo bazita izanjye ibintu byo gukora iteka iyo unyuruye umuhanda kenshi cya mbere ndacyabona umwanda iruhande rw'umuhanda aho ntabwo mba nawuvuyemo kenshi ahubwo mpagarara nkabwiraga abo ndi kumwe nabo nti nimutoragure biriya bintu ubundi abasirikare bashinzwe umutekano bamperekeza nk'ababwira nimutoragure ibyo bintu nkahita nkagenda nagaruka nkasanga ibindi. Cya kabiri narababwiye hose uko bikwiye kuba bikorwa nza ngira ngo hari uwamenye ko nzaza hano tangira gukoresha utuntu tumwe hari iruhande rw'umuhanda ibintu bisa ni nk'imirima cyangwa n'imbere y'amazu aya ngaya akorerwamo ibintu by'ubucuruzi n'iki basanga inzu irubatse ubundi imeze neza imbere yayo ni ibyondo n'ibitaka kugera ku muhanda inzira zindi mwashyizeho zanyu zigendera ku ruhande twagerageje kugira ngo
iruhande hashyirweho imihanda, inzira z'abantu bagenderamo cyangwa amagare bikozwe neza, hose turabivuga. Ukabona hagati y'amazu hari umuhanda w'igitaka uraje ugeze kuri kaburimbo, imvura yagwa ikamanura amazi, ikamanura ibitaka ikaza ikabirunda mu muhanda. Ibyo urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Ndabizi, Your Excellency, message zanyu zitugeraho. Imyakaga, ariko n'ubu biracyariho. Hamwe aho hatari ngombwa mujye muhatera ibyatsi, uzahatera ubwatsi. Ahandi imbere y'amazu, ku mihanda, hafi n'imihanda, ahantu hangiza na kaburimbo abantu baba barubatse, murebe ukundi muhakora, muhashyire za pavers cyangwa ubundi buntu, kandi birashoboka nta nubwo bihenze. Kandi uko wanabikora, na meya w'umujyi nawe ndaza kumugeraho wa Kigali, nawe marandwana nawe. Mukwiye kubikoresha ari abatuye aho, hanyuma wenda abantu babunganira no mu mikoro ya district, huza nabo. Ntabwo ari ukubibakorera, ntabwo nabo bagomba gushyiramo effort. Ariho gutera ubwatsi haguye ubwatsi kugira ngo imirimo yo kuba iruhande rw'umuhanda wihanduza, ibyo bishaka amafaranga angana iki? Your Excellency, byinshi ntabwo ari amafaranga, ni ukubyumva gusa, abantu tugafatanya. Nibyo bigutumyeho rero kenshi, byakugezeho. N'aba batangira kubaka amazu bakayageza hagati bakayatwikira, sinzi ibyo batwikiriza, n'ubuvera n'iki n'amabati n'iki, bikagumaho bikamara imyaka. Impamvu wowe utabibaza ababikora n'iki? So ubutumwa rero ngutumyeho kenshi bwakugezeho. Okay. Ubu hagiye gukurikiraho ibindi nabyo byiteguye, bikorwe vuba na bwangu. Yes sir. Urabyumva? Yes, Your Excellency. Meya w'umujyi, icara. Urabizi nawe, njye nageze naho rimwe na rimwe mfata imodoka nkaza nawe n'abandi bose, n'aba ministers ba infrastructure, ngira ngo bamwe bari hano n'abandi, nkagenda mbereka. Nabyo urabizi? Yes sir. Ibyo nagiye nsubiramo ngusaba hafi buri gihe. Nkasubira mu mujyi nkongera nkabisanga, nkongera nkagutumaho, nabyo biraza guhagarara. Yes sir. One way or the other. Urabizi? Ndabizi, Your Excellency. Ibyo nkusubiriramo nkabikwereka urabizi? Ndabizi. Nanamugiriye n'inama, ndamubwira ngo meya, muri uyu mujyi urimo ibintu byinshi, reka muzashyireho team imufasha, irimo abapolisi, irimo umutekano mbese bose, n'abandi wifuza, n'aba infrastructure na Minister of Infrastructure, mu bikurikirane. Inama nakugiriwe yize. Twatangiye kubishyira mu bikorwa. Gutangira bivuze iki? Kuva nabibabwira hashize imyaka, none ubu nibwo mwatangiye? Niba mwana atangiriye igihe, kuki ntacyo mwagezeho, kuki bitagaragara ko bikorwa? So namwe muraza kumbona rero bitari kera. Minister wa Infrastructure hano ninde? Minister, ibyo urabizi? Yes sir, ibyo ndabizi. Tudakorana n'umujyi wa Kigali. Nawe muraza kumbona muri iyi minsi mikeya. Nawe uraza kumbona
n'abameya n'abo bandi mugomba kuba mukorana muraza kumbona. Okay? So, wicara. Local government, leaders muri hano, mwanyumva mutanyumva, ibintu bigomba guhinduka. Mugomba kugira imikorere ikorera abaturage, ikurikirana ibyo mushinzwe mugomba gukora, cyangwa se mukegura mukavaho mukareba ibindi mwigiramo bibashimishije. Naho kwitwa umuyobozi gusa bakajya bagira meya uri aha ngaha ninde n'uriya gusa bikarangiriraho, bigomba guhagarara. Hari ibindi bijya mu buzima bw'abaturage bisanzwe, murabizi, hari ibya abana bava mu mashuri, basigaye bava mu mashuri bakajya kugira ngo nabyo ni competition mu turere, uvuga ngo abafite benshi kurusha abandi ni bande. Abo bana bakajya mu biyobyabwenge, bakajya mu byaha bindi biturutse aho ngaho cyane cyane. Ubu rwose polisi ugiye kureba statistics ukuntu bimeze, ntabwo ari ibintu twifuza, ntabwo ari ibintu igihugu gikeneye, ntabwo ari ibintu twifuza, ntabwo ari ibintu mukwiye kuba mwemera bikaba. Hari uburyo bwo kunabirwanya rero. Niyo utabitsinda burundu, ariko hari effort igomba gukorwa bikagabanuka ku buryo bishoboka. Abana bata amashuri batabuze ikiyabishyurira bakajya muri criminality mu mahanda, nabyo mugomba kubirwanya muhereye mu families, mu miryango yabo. Mwebwe abayobozi bamwe nk'abayobozi bashinzwe families 10, unanirwa ute kubana n'abantu 10 ngo mwicare mutekereze icyo mwakorera iyo community? Ariko birashoboka. Ubwo n'uvuga ngo utashobora kumanaginga imiryango 10, birumvikana ko biba byahereye nuko n'uwawe utawumanaginga neza. Nabyo mubikurikirane vuba bive mu nzira. Abana imiryango nayo murebe ukuntu mwafashe imiryango y'Abanyarwanda. Abana n'abafite ababyeyi bakiri kumwe ni nk'aho batabafite. Noneho n'iyo miryango nayo urebye nanone statistics bahoze banyereka ukuntu imiryango isenyuka, nabyo byerekana ko byabuze n'uwagerageza kubegera ngo abafashe, nibura akagira mu 10 niyo wasevinga 5, imiryango 5 out of 10 uba wakoze. Ariko hagomba kubaho effort. Cyangwa twararekeye gusa, twaberekeye Nahimana hari bavuze izina ryawe ririmo witwa nde madamu? Abantu benshi hano ni Hamana, Nahimana, ariko Imana nyine, Imana yo nta kitaduhaye, nta kitaduha. Twewe nitwe twibura gusa. Imana hari icyo yakwimye? Ntacyo rwose. Menye ko dukoresha iby'Imana iduha gusa byaduhaye. Naho ubundi
ibintu by'abanyarwanda biherera muri ibyo byo guhora twizeye Imana bikatwibagizwa kugira icyo tunakora gishingiye ku by'Imana yaduhaye, hari ikibazo. Imana yaraduhaye irangiza dusunika ibya ngo nimugende mujye mwibuka ko muri abanjye, hanyuma ariko mukore ibyo mugomba gukora. Mwagerayo ni nko kuyishyuza. Ushaka ko yaguhaye ubuzima gushyira hariya igihugu ubutaka, ugashaka ko iza no kuguhingira ngo ikwereze ikugaburire se? Ibyo ni ibyacu, ibyo ni iby'abantu. Minagiri ubu rwose ko turi aha, ndashaka ko twumvikana neza. Ni ibintu byinshi, hari ubuhinzi n'ubworozi, hari industries na commerce n'ibindi byinshi, sectors ya health, hari ya infrastructure, hari iki. Hari ibintu byinshi tugomba gukora byanze bikunze kandi bishoboka. Nk'ubu simbona impamvu amahirwe dufite y'ibihe byiza, ari imvura, ari izuba, ari iki, tukabipfusha ubusa. Tukabipfusha ubusa tukicwa n'inzara gute? Tugomba guhinga, tugomba kweza, tugomba korora, tugomba tukihaza, tugahahira n'abandi tukabahaza. Ikinaniranye ni iki minisita? Cyabuze ni iki? Murakoze Your Excellency, amahirwe yose turayafite. N'abantu murabafite. Ubu amahirwe murayafite, ariko aguma hejuru areremba, ntagera ku bantu. Ubu mugiye mu bantu, abo baturage b'abanyarwanda, mugakora mobilization, bahinga, bakweza, ariko niho haba disconnect hagati y'abaturage n'ubuyobozi, havamo ikizi. Kandi niyo mpamvu ari agriculture na local government n'inzego nyine mukwiye kuba mufatanya, mugakurikiranira hafi ko abo baturage bakoresha bike bafite neza kubibyaza umusaruro, cyane cyane iyo leta nayo ibongerera ubushobozi uko ishoboye. Yes, sir. Ibyo byose local government ikwiye kubijyamo igakurikirana abaturage, ariko mugafatanya mukareba ko nk'uko ikwiriye kubifatanya n'ab'iby'ubuzima, kureba ko ibyangombwa abaturage bagomba kuba bazi baheraho kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza, cyane cyane kurwanya nk'igihe ibyorezo byaje. Nta kuntu y'ubuzima itakorana na local government n'izindi nzego za government local cyangwa kugira ngo bikorwe. Sawa? Turangira mobilization mwakoze. Ariko bive mu magambo yarambiranye, yandambiye. Bive mu magambo na promises gusa, bijye mu bikorwa. Yes, sir. Okay? Yes. N'abandi minsi ya Kamasi iri hano. Commerce mugeze, ubucuruzi, inganda, hari ibintu biseta ibirenge, bimwe bikwiye kuba bikorwa, kuki bidakorwa? Murakoze Your Excellency. Turateza imbere ubucuruzi bushingiye ku bikorerwa mu gihugu imbere, ariko biracyari bike cyane. Kubera iki? Kubera kimwe muri byo ni intege nke mukoresha, mugenda buhoro, ntabwo
namwe mubisunika bihagije. Muve mujye mu bikorwa kandi mufatanye n'izindi nzego, ibigomba gukorwa bishobora gukorwa bikorwe. turabikora, Your Excellency. Okay. All right. Ndashaka ko namwe mugira ibyo mumbwira bicaye hano. Mwanyose nk'umuriro gusaba. Mugomba kuba mwampaze, so namwe nimumbwire rero. Abinyuma hariya cyane cyane nibo bashaka, ab'imbere turiranwa twirirwa turwana. Ndashaka bariya ntabona buri gihe. Mumbwire namwe ku bibazo muhura nabyo byaba bituruka no ku zindi nzego byo bibihe, mubitubwire nabyo tubimenye. Ariko se muzabibara muta abantu muri aho mwicariye gusa mugasinzira, bagomba kuba bareba no kuri television muri aho. Mugerayo barabibabaza. Mutubwire tumenye ibyo ari byo. Nimwangange microphone ndabajyamo ndabahagurutsa byanze gakunze. Nanyose amazi nangereka noneho mbegere. Mbwira tubwire icyo ushaka cyose. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nanjye ni muri sekita y'uburezi. Uri muri REG? REB. Ni REB? REB. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uburezi ni umusingi wa byose. Magambo make muzabige maze kujya mujya ku point. Vuge amagambo make ariko ubuvuze byinshi. Turimo turavugurira integanyanyigisho kugira ngo tugire umunyarwanda ufite ubumenyi buhagije buzafasha igihugu cyacu gutera imbere. Ariko ubwo bumenyi tuzabukoresha iki turaha twipfusha ubusa? Ubumenyi kugira ngo abenshi batagira icyo baduha kugira ngo nuko babuze ubumenyi se barabufite. Ariko ubwo uzakora akazi kawe, muzaha abantu ubumenyi bujyanye n'igihe n'iki, hanyuma mubyangiza byangiza bize. Okay. Wowe murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mwanangu Theophile, ndi Vice Mayor Social Burera. Icyo tugiye gukomeza gushyiramo imbaraga ni ukomeza kurwanya ingeso mbi, haba corruption ndetse n'ibijyanye n'ubusinzi bugenda bugaragara. No gukora ubusa gusa, kwipfusha ubusa. Turakomeza gufatanya n'inzego z'umutekano n'ibyiciro bitandukanye. N'abaturage mujye mufatanya nabo mubereke ububi bwabyo, bafashe nabo kugira ngo babirandure. Murakoze Your Excellency. Okay, ni bizima. Wowe murakoze Your Excellency. Nitwa Christian, nabahamagariye agriculture PSF. Mpamagariye abahinzi n'aborozi. Ikibazo dukunda guhura na ni ikijyanye na post harvest cyangwa packaging, aho usanga na post harvest cyangwa packaging, aho usanga ibihingwa cyangwa harvest z'abahinzi zigira imbogamizi zo kutabona
icyo kibazo uzanye ni ikibazo cyiza kubera ko mpamvu tugomba kugishakira ibyo nabyo bivuzwe hashize imyaka itagira uko ingana ibibazo bya post harvest management na ibyo bya packaging ibintu birimo na cooling harimo n'ibintu byo gukonjesha ya refrigeration by'ibintu bikajyaho icyo ni ikibazo Minagri ni bande babisubiza ndashaka ikibazo kitajya kirangira cyangwa PM Prime Minister reka nkikubaze cyananiranywe n'iki cyatuma management ya post harvest situation ni iki aba minisitiri bakubwira ko habuze iki murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko mubivuze ntabwo ari ubwa mbere iki kibazo cyavugwa ngira ngo na kera na mbere y'uko ba prime minister cyarazaga no mu mushyikirano ngira ngo ikibazo ni iki rero ushize ariko nyuma y'umushyikirano twakoze inama n'inzego zose zishinzwe yaba Minagri yaba Minicom yaba ndetse n'inganda zose zibishinzwe tugifatira umwanzuro mbere yo kugifatira umwanzuro bavuze ko ikibazo cyananiranye ari iki nyakubahwa perezida wa repubulika niya mikorere mibi twanavuze kare kubera ko icyo bibazo birazwi aho weaknesses zirazwi ariko ntabwo abantu babyoninga ngo babishyire mu bikorwa twabagira dutese ubwo ariko turaza guhera kuri ba minisitiri ku ba minisitiri rero iki nicyo kintu cya mbere nza guheraho Minagri Minicom n'aba infrastructure ibintu byo gukuringa byo gukonjesha iby'abantu ikibazo cyabaye iki nyakubahwa perezida wa repubulika icyo kibazo nacyo kirahari nk'uko mubivuze nacyo cyatangiye kuvuga kuva kera ndetse habaho n'uko leta y'investinze no mu kugira no kugura izo za cold chain no kugura izo mashini ariko bagenda bakagura ubusaga abantu ntizikore ubu hari imashini nyinshi dufite ziri ahantu hamwe zidakora zimaze nk'umwaka zidakora ariko nawe mubibaza kuki ntawe ubisobanura kuki ntawe ubizira ni kubera iki akwiye kugira ubibazwa akabizira nibyo nyakubahwa perezida ninde rero ubundi icyo ni ikibazo cya REB na icyo ndashaka ko kizagaragara na YEB sorry your excellency ni bande tubisaba ko babidukurikirana ndashaka ko hari uzabyishyura rwose bakwiye kubibazwa bakabyishyura ntabwo bizashiriraho gusa ibintu bikajya byangirika bagashyira bagahunika hariya uze gukoresha inzego zibishinzwe ndashaka kumenya uwo dukwiye kubiba tubibaza uwo ari we ndabishaka vuba nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika wabyumvise turaza kubihagurukira ikibazo ni hano turabibaza abandi ntawe ushobora kuvolontiyaringa nta volontiya ndabona usa n'ushaka kugira icyo uvuga nakoze nyakubahwa perezida wa repubulika Kamwizerwa Jean Claude ni umuyobozi wungirije ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bimwe mu bibazo byo twabonye ibyinshi n'ibyo twabonye bishingiyeho ko priorite z'abayobozi zabaye nyinshi cyangwa nta n'izihari cyangwa nta nazo bituma nyine zaba nyinshi ntihagire na nkeya zivamo bituma n'ibyakabaye ari priorite za nyazo mu by'ukuri bidahabwa agaciro kubera ko hari ibintu byinshi byagiye ku bayobozi ariko ngira ngo muri ino nama n'inama yabanje ejo habayeho
kuganira uburyo zagabanywa no kongera kuzireba noneho izikora. Ariko ikibazo ntabwo ari ukuzigabanya, nawe ntabwo nemeranya nawe. Priority ni priority, niba ari nyinshi nyine ubwo urongera ugasubiramo ukareba muri izo, ariko ntabwo zimwe uzigabanya ngo uzibagirwe. Oya, ntabwo ari ukuzibagirwa, niko byakumvikana. Oya, ntabwo ari ukuzikuramo, ni uburyo bwo ariko priority nyinshi rega igihugu cyacu cyo gifite priority nyinshi, ibintu byose ni priority, ni ukuzimya umuriro. Igihugu cyacu niko giteye, ariko ibyo ntibikubuza gukora ibikwiriye kubukora. Ngo abantu bavuge ngo bagize priority nyinshi niyo mpamvu batagize icyo bakora. Muri izo hari izigomba kuba zifitanye isano n'izindi priorities, akaba ari zo heraho za ngombwa. Nibyo twemeranyije. Ariko bya rusange sinzi mwese niba mwabyumvise kimwe, bashobora mwemeranyije ibintu mutumva kimwe mwese. Umwe yavuyemo yumva bimwe, undi yumva ibindi. Ubwo muzabisubiremo neza murebe. Naho twebwe nk'igihugu, imiterere yacu, igihugu cyacu, priorities ni nyinshi. Ariko abangaba nimubemerera ko buri wese agenda akabeshya ngo yagize priority nyinshi cyangwa ukazimubonamo ukabimutwerera, nta kizakorwa. Abenshi bihisha inyuma y'izo priority nyinshi gukora ubusa. Priority ikagenda ikaba yibareba gusa bo ku giti cyabo. Niko babigenza, barakwepa bava kuri priority nyinshi, niyo zaba ari nyinshi z'igihugu, priority ikaba izabo zibareba gusa ku giti cyabo. Ntimukabaha impamvu rero ahantu bakwepera hagati aho ngo bajijishe. Ntabwo dushaka abantu batujijisha. Tubwire. Bakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Twagirumukiza François, nkaba nkuriye urugaga rw'abikorera. Ubu dufite imigambi yo kwegera ubuyobozi cyane cyane duhereye hasi ku nzego zacu zikorera ku murenge no ku turere, tugakorana n'ubuyobozi ku buryo twakwibanda cyane ku bikenewe. Iyo migambi mwayigeze ku hera ryari? Urugaga rwo rumaze nduzi kuva nanjye najya muri ibi bintu. Nibyo nyakubahwa, ari ibisanzwe. Natwe turimo nk'abayobozi bashya, ariko dufite imigambi yo guheraho. Ariko mufite n'amateka yazo, murayazi. Birasanzwe nyakubahwa, nk'uko mwabivugaga, igisabwa ubu ngubu ni ukwita ku byo dusabwa gukora, kandi tuzabigerageza. Nizeye ko tubyumva kimwe, abantu bose babyumva. Ariko rwose naho urugaga rw'abikorera ntiruzakore nka leta kwikora. Tuzagerageza gukora ikinyuranya nyakubahwa. Mujye mukora nk'abikorera, ahubwo muhuze n'inzego za leta, ari ukuzunganira namwe muzunganira. Murakoze. Zibunganira namwe mukazunganira, sibyo? Murakoze cyane nyakubahwa, tuzagerageza kubyubahiriza. Hanyuma nawe hariya ninde? Ariko banza uruwa REG nawe. REG yavuze. Ni REB harya? Njye nayisomye nka REG. Okay, ngaho REG tubwire. Tubwire amashanyarazi n'ibindi uko bigenda. Murakoze nyakubahwa Perezida. Ngira ngo ikintu twakuyemo hano uyu munsi, nk'uko muhora mubitubwira, nta muntu mujya musaba kwikorera ibibazo by'igihugu byose. Iyo rero duhuye n'imbogamizi, tugomba kumenya ukuntu tubyescalatinga, hanyuma tugakorana n'izindi nzego. Yego.
sawa asante aya make birumvikanye yihuse nk'amashanyarazi nyine madamu murakoze your excellency nitwa Therese Kamana mpagarariye abadamu urubyiruko n'abafite ubumuga mu rugaga rw'abikorera wenda icyo navuga nakunganira kuri biriya mwavuze wo muri chamber ya agriculture yavuze hari abafatanyabikorwa benshi baje mu gihugu batanga coolers batanga n'amamashini menshi batanga facilitation kuri koperative babitangiraga ubusa yego babitangiraga ubusa niho byapfuye niho byaguye ndabyumva ariko mugasanga abantu bafite izo koperative hari igihe baba badafite ubushobozi cyangwa ubumenyi bwo gukora maintenance icyo twasabaga twifuzaga yuko ariko ngo icyo gihe cyose bijya kuza bizira ubusa bakabibaha abantu bibutse ibikenewe byo kuzakora maintenance ari uko byangiritse urumva ibyo busa aho bigwa nyine naho ngaho naho abantu bari bakwiye kuba barafashe ingamba zo kumenya uko bikorwa na mbere hose yego nyakubahwa so byarahagaze rero icyo twasabaga ni uko hari urubyiruko rwinshi mbere yo kubisaba ndavuga ko ibyo byose bikwiye kuba byarakozwe mbere yego urumva ko ikibazo aho kiri naho niyo disconnect iri aho hagati ariko hari igihe abo bafatanyabikorwa baza bafite principles zabo bagenderaho mwe kuki mutagira izanyu mugomba kugira principles zanyu ariko namwe umuntu maze ibyo rwose ugize neza nubwo atari cyo washaka kuvuga dore n'izi nzego za leta ureba no muri bya planning tuvuga niki iteka niyo ubabajije bavuga ibyo abafatanyabikorwa bavuze bashakaga ntibajya bavuga bo ibyo bashaka n'ibyo bavuze icyo urumva ingaruka yabyo igihugu nk'icyacu na politiki yacu n'ibyo duhora tuvuga buri munsi twananirwa dute kugira ownership y'ibikorwa byacu cyangwa ibyo dukwiye kuba tugeraho ariko ibyo uvuga byo nibyo birazwi mu bikorera ariko cyane cyane mu nzego za leta ahubwo birimo nabyo usanga na ziriya poroje navugaga benshi n'izo poroje baba baraje bakabitanga ariko bakavuga yuko nibyo mvuga ariko njye ntabwo wampa poroje ntakubwiye igihe icyo nyishakamo ngomba kuvuga icyo nyishakamo nanjye tugahurira hagati ntabwo nakwemera poroje umbwira wowe icyo ushaka kidahuye n'icyo nshaka ariko impamvu biba bityo ni iyihe akenshi ku ruhande rwacu ntabwo tuba tuzi icyo dushaka niyo mpamvu rero uza agira icyo atanga wowe wenda ibyo bisa nkaho ari ibyo ubusa wavugaga ariko hari n'abazana noneho ibyo uzishyura bakakorohereza gusa kuko baguhaye uburyo muri ako kanya ariko uzabyishyura gusanga rero n'ikintu uzishyurira warafashe ikintu wowe utagize input ni ikibazo ikintu cya mbere tugomba gukosora rero nicyo kintu cyo abantu kuduha ibintu tukabitwara uko babiduhaye cyangwa uko babishaka tudashyizemo uko tubishaka twebwe icyo ni ikibazo kinini Prime Minister wabyumvise nubwo ugiye kuzabikurikirana nabyumvise ikibazo cya mbere ni uko tutazi n'ibyo dushaka ahubwo baraza bakadutamika ibintu urabizi no muri leta ariko ko hari ibyo baduha abantu bakemera in the end ukababaza mwashakaga iki meaning uruhande rwacu nta kintu bafite bashakaga bo bemeye ibyo wabahaye yabahaye gusa niwabaha ibibica muzakira bibice
ikibazo cya Afurika kiragoranye. Abanyafurika dufite ibibazo. Mu byo uzakurikirana icyo uzakibuke. Uzagikurikirana, Your Excellency. Abadamu ariko uyu munsi mwakwepye kandi agerageza icyo atubwira hagati. Murakoze, Your Excellency. Nitwa Nirere Madeleine, Umuvunyi Mukuru. Muri iyi nama twiyemeje ko umuturage ku isonga byava mu magambo bikajya mu bikorwa. Ibyo ni byo nari ntegereje, kuva mu magambo bikajya mu bikorwa. Naho bivuzwe kenshi igihe kinini. Ikindi ni ugukoresha, ariko icyo nabuze nababajije uko bizakurikiranwa byo ntibyasobanutse. Uko bizakurikiranwa ni uko habayeho kwiyemeza, habayeho kwinenga, kureba igenda neza n'ibitagenda neza, no gushaka umuti kuri buri kibazo. Kwinenga ni uko byoroshya. Kwinenga birakorwa, ariko hakwiye kubaho n'ingaruka. Yego, twanavuze ibijyanye na accountability, ko hagaragaye ko rimwe na rimwe ibyemezo bidafatwa igihe gikwiriye, cyangwa se abantu bagatinya kugaragaza ukuri. Ariko gutinya ni ubushake. Negative solidarity. Yego, ntabwo ari ugutinya. Negative solidarity ni ubushake bubi rwose. Yego, havuze rero ko ibyo bigomba kurangira. Naho gutinya se mugira icyo mutinya ahubwo. Waba mufite ibyo mutinya mubwirwa mukora ibi bifite ingaruka ku gihugu. Hanyuma twavuze ko twiyemeje ko gukemura ibibazo by'abaturage bigomba kuza mu byihutirwa mbere ya byose, kuko igihugu cyacu cyemeze gushingira ubuyobozi ku muturage. Umuturage utakemura ikibazo nta kindi yakora, kwirinda kumusiragiza, kumuha serivisi zikwiriye kandi akamenya ko ari uburenganzira bwe, tukanamuhugura akabimenya ko agomba kumva ko abigomba. Turashaka ko bijya mu bikorwa rero, mu bikorwa vuba na bwangu. Icyo tubwira. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Gashema Janvier, umuyobozi w'akarere. Nitwa Gashema Janvier, umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Twaganiriye byinshi nk'uko bagenzi banjye bagiye babivuga, ariko nk'uko mwabyumvise dufite ikibazo cy'ubuke bw'umusaruro nk'akarere k'ubuhinzi n'ubworozi hejuru ya 75. Impamvu mwayumvise? Yego Nyakubahwa Perezida. Mwarayiganiriye? Twarayiganiriye. Mugiye kubikemura? Tugiye kubikemura. Nta mpamvu y'umusaruro muke, nta icyabuze ni iki? Ni ubutaka, n'amazi, izuba, ni iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyabuze habuze kongera imbaraga mu byo dukora, nk'uko nabivuga akarere k'ubuhinzi n'ubworozi. Nk'akarere k'ubuhinzi n'ubworozi turagerageza, ntanze nk'urugero ku bijyanye n'ubuhinzi. Ubundi akarere ka Nyaruguru kari akarere katagira ikikera, ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika turabashimira ko nkungande kwishwagara tukaba turi mu buhinzi bw'icyayi. Dufite intego yo kongera umusaruro, kuko ubu nibura 20% y'umusaruro igihugu cyacu cyohereza mu mahanga uturuka muri Nyaruguru. Bigaragara rero ko muri uwo mwihariko w'akarere ka Nyaruguru twashyiramo imbaraga, mukabyongera n'ibindi ndetse bitari icyayi gusa. Rwose tukagabanya, tukagira contribution nk'akarere ka Nyaruguru mu kugabanya unbalance iri hagati. Ibikenewe ni ibiki se byabuze? Turabashimira, ubu dufite imishinga turi gukorana, buri mwaka nibura turongera hegitari 500 z'ubuso bw'icyayi, kandi turongeramo imbaraga. Ariko nta n'ibindi byajyana n'icyayi, hera icyayi gusa, nta bindi bya. Tugira n'ibihingwa ngandurarugo. Ubu turahinga ibigori, turahinga ibirayi, ubu tugeze ku murumbu toni 29. Toni zingahe? 29 kuri hegitari. Ziki? Okay. Ariko hari ibigori aho ibigori turacyari hasi cyane.
nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika, ibigori dufite umusaruro utari mwinshi. Ni urugendo twakoze ariko dutekereza ko ruziyongera. Minagri impamvu tutarazamuka ku bigori ni iki? Bisobanuka bite? Turacyari kuri hegitari 2, 3, iyo zabaye nyinshi ni 3. Kubera iki? Ishobora kuba 8. Your Excellency ntabwo byemewe kuko hari igihembwe turangije cy'ihinga n'iki turimo, hari imbaraga twagerageje tubona ko hari ibyazamuka. Bikwiye kuzamukaga, ntabwo ari uguhendahenda. Birashoboka rwose. Birashoboka, bikwiye gukorwa uko bishoboka. Ibyo twaganiraga bijyanye n'ubuhinzi hari kugira focus. Ariko ikindi abayobozi mukwiriye kurwana nacyo mu mitwe yanyu misa nkaho ibiciriritse ntacyo bibatwaye. Shaka ibi gisumba. Ariko iyo mentality mu bayobozi irahari. Bajya bakubwira ibigori byareze, dufite ibigori byinshi, bamaze utihera kuri hegitari hera toni zingahe, akakubwira ati ni 2. Ubwo urumva mu mutwe we 2 zirahagije, kandi ashobora kubona 7, 8. None se ikibazo cya mbere mindset y'abayobozi ihora ihondobera, iciriritse, ntacyo twayigezaho, ntacyo tuzigezaho rwose nabyo. Ibintu bitica ntibikize tukabana nabyo gusa, mwumva byagenda gute? Your Excellency ko bari bavuze nk'ibirayi, ibigori nabyo birashoboka. Ibirayi ubundi bikwiye kuba bigera nko muri toni zingahe? 30 kuri hegitari. 30 average. Hariya yavuze 29. Ubwo barakora neza. Ariko ku bigori ahantu biri n'igice bikwiriye ni hehe? Ibigori igihugu cyose kirera ibigori, ariko nta na hamwe bageza no ku gice cy'uko aho bikwiriye kuba bigeze. Turafite ariko ntihakiri Your Excellency. Ni hehe? Mu karere ka Kirehe barabikoze. Bagiye mu mateka, ntabwo avuga ibyo bakora ubu. Ubwo wenda byabaye rimwe birarangira, ndashaka kumbwira ngo beza toni zinyizi kuri hegitari z'ibigori. Ni ibyavuba Your Excellency. Ni ibyavuba ibyo ngiye ndi kuvuga. Ibyavuba nabwo ni hariya hari irrigation? Yes, muri irrigation. Ariko n'abaturage babikora. Byashoboka. Yes. So urahimba biriya by'ejo bundi byaje ahandi hose. Ariko mbwira ahandi ku baturage bahinga ibigori aho beza toni 4 kuri hegitari. Your Excellency mu gihembwe gishize twatangije igihembwe cy'ihinga. Ugiye mu mateka yanyu. Nibyo tusaruye ubu ngubu Your Excellency. Uyu musaruro yabagejeje kuri toni 5 kuri hegitari ni bande? Mu gishanga cya Nyaruguru barazibonye. Aho twita Urwunja. Kagira inkuru. Hanyuma niho hatangirijwe igihembwe cy'ihinga, nyakubahwa perezida wa repubulika dushyiramo ifumbire ndetse tugiye no kubagara twongeramo iyindi. Mwageze kuri toni zingahe? Kugeza ubu ibyo bamaze gupima ni hagomba kuba ari aho gusa. nyakubahwa perezida wa repubulika mu ntara y'amajyepfo naho twapimye. Naho mwapimye. Ahandi urumva Minagri ntabwo ahazi. Ahandi abo rwose nabo ndabashimye, ni nk'aba 29 toni 29 ku birayi. Ubwo bakoze neza. Ariko ubwo twese ahandi hose tugendere kuri ibyo, tugendere ku izina ry'abandi. Ntabwo ari byo Your Excellency. Ntabwo ari byo. Ntabwo twagendera ku izina ry'abandi. Dufite ibyanya bigega dushaka gushyira. Ariko ahubwo bikwiye kuba urugero rw'ibishoboka, kaba ari byo tujyamo. Sibyo? Namwe ariko ejo mutazibagirwa mukongera mukamanuka.
ubwo rero bagira bityo byaba rimwe abantu bakabashima cyangwa bakishima basubire mu gitondo bati zabaye 3 mugomba kubihozaho abandi bakabareba nk'urugero bakazamukiraho sibyo ninabwira ibyo turabisezeranye rwose ubu nzabikubaza murakoze alright ngira ngo hari ibindi tutavuze hari ushaka kugira icyo avuga ahaye ijambo ngira ngo barekera kuyavuga ntabwo ariko navugaga bikumvikana ntabwo twakabaye dufite iki kibazo reka nanjye nisigiremo iby'ubutaha mugire umunsi mwiza